mabuja wanjye ku mabuja wawe wiki yawe waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 07439494 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse ndumuteka mutwe yego ndumuteka mutwe yego have wa mugabo yego ndumuteka mutwe ungu umujinya bw'Uwiteka iyi nzira imiki kandi irimo umwuka mubi cyane iyi nzu irimo umwuka mubi cyamvuge ngo imyuka mibi yego hano harimo imyuka mibi ariko Uwiteka ariko kureba weho Uwiteka ariko kureba ntaco nta kibazo ufite bibaza wowe urahanga umara iki kugira ngo ukomeze kumutega amatwi kwigendere nabateka mutwe ndumuteka mutwe yego have mugabo ndumuteka mutwe yego have wa mugabo yego ndumuteka mutwe sawa koresha ubwenge bwawe burimo ibitekerezo byose wakenera kugira ngo ngikanye ingingo nje nawe tuganiyeho kano kanya mu minota zitarenze 3 cyangwa 4 sibyo wa mugabo we ibyo nkubwira byumvishije sinjye ntabwo ndi gusobanukirwa n'ikibazo cyari kiranga sawa urasobanukirwa ugeze iyo urukuje ariko ndakubwiye ngo wibuke ko hari umuntu mwigeze guhura mu nzira kandi Satani yaratsinzwe wicare hano Mutare hano. Isarari bishe. Namahoro si? Yego, namahoro. Umuntu yagushakaga ni ingenzi cyane muri aka kanya tuvugana konyine ariko ari ibintu bizahoraho. Uyu se? David. Unazi n'izina? Iki? David. Karame. Shaka ko nje nawe dusengana. Sibyo? Akira mfashe. Nibyo mwari murimo se murimo oya nago ngiye mfata oya. Biriya nago se. Ai. Fasha yewe. Ai. Nese niyo mpamvu se narinje hano kugira ngo nyine tujya gusengera ngo jewe nawe nshaka ko tuzamura nisengesho. Navuye mu rugo nsenze. Munsenga mu gitondo nimugoroba ngiye no kuryama. Wasenze ngo iki? Dawe uri mwisho. Reka twongere tuzamurana kandi gasenga. Ariko nagira ngo urumva amamagaye. Uretse reka dusengane nje nawe. Ahisha amamagaye ndi mu kazi ari computer y'umuntu yapfuye urumva yajemo virusi barayiforomata bamaze kuyiforomata ibintu byari birimo birabura bimaze kubura barayinzimira kugira ngo birikavaringe maze gusengere gatoya kuko ari ibintu byinshi hano by'ibibazo reka bagusengera. Isi yo computer y'abandi bakavaringe ibintu byavuyemo. Tamike ntagerenze ibi.
reka dusenge umuntu gusenga biguteye ubwoba oya mfite ubwoba bw'imashini yawe yateje mu virusi nta imashini bipfuye reka dusenge ibintu by'ibiri hose ko ari ingenzi reka tuyisengere dusange ubwo Imana yakishije ariko ndamutse mbonye iyo computer nyisoje ratangaruka tugasenga tukageza n'ejo ye musore reka dusenge subingira ikintu nibazo ubu ngubu umuntu Aisha nurutse mu kazi k'abandi bari bagiye kumereza amafaranga munzanya no kugira ngo nsenge Sheri reka bagusengere ise gusenga nene nagahato nipaka mu nkurure munzana no dufite ubukwe dufite ibintu byinshi bijya imbere nge nawe turakundana reka badusengere urugo rwacu turakundana nge nawe kuki tutakwicara se ngo dusenge nipaka badusengere nkaho inkunga y'umukozi w'Imana wo kubasengere we yasizwe amavuta yabyo byemere oya ese ko ufite ubwoba ntabwo bamfite ngiyewe sibyo bo reka dusenge uretse gato reka dusengere Sheri reka badusengere shu urabizi ko urukundo dukundana n'urwanjye nawe ntago rero abangaba ni kwiragize n'Imana nyine igiye mu byacu wajya ugira mu mutwe nawe hazima amafaranga dukeneye yo gukora ubukura yazi ejo muri twakoze budget twicaye hano yatanga ariko natwe yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe none umvanye mu kazi nari ngiye guhabwa amafaranga afatika ngo twongere kuri ya budget ngo nze hano reka bagusengera ariko dusenge na amasegonda ngahe ndi gusaba mbese watarenze 10 Sunda ayo masegonda wewe ntabwo ushobora kuyakoresha wisengera nipaka guhuruza urugo rwose ngo ugiye kusengera kusengera batinye ko bagusengera sho ntago ari gutinya ko bansengera ubwo nimo ndatekera bansengere gute ndi gutekereza amafaranga kuburana wo kujya kuri iyo mashini byakabaye byarangiye oya ayi umunsi umugindi gihe uzajya umamagara ruko ufite Uwiteka mani komeye mani Agihabwa iminsi zawe zose kuva ku rwa mbere kugeza ku rwa karindwi kandi byongere bisubiremo imyaka n'imyaniko iminsi n'iminsi amezi n'amezi byose ibyo kuba wubahwaga ari ibyawe Mwami Imana twongeye kuza mu bwiza bwawe twongeye kuza mu maboko bwawe turi gushaka kugira ngo tuze kandi tuzanye imitwaro zacu zose turakwinginze ukandagire kuri nguni yose ibitangaza byawe bikomeze bize ahangaha kandi ibitangaza byawe bigaragara imbaraga z'Uwiteka umuriro nuko rero ibya mbere birirukanse biragiye ariko namwe musigaye dufitanye inama dufitanye urubanza kandi mu izina rya Yesu murahunga naho tujya murahunga muri rukanka murahunga iminsi zanyu zarangiye garanti yasize uruwaye wowe mwabaye expired naho tujya nta bushobozi mugifite kuri uyu mwana w'umukobwa naho tujya afite icarico afite icyo Imana ishaka kugira ngo azabe cyo ntacyo mwebwe mwarenzeho ku buzima bwe hano muri uyu mukobwa nta cumbi mufitemo piriyave yanyu yarangiye muzabana nawe tari impeta mwamwambi azaba mu muryango wacu ariko uzi ko noneho munasetsaga cyane undi wowe uri cyane ntaho ushinzwe kumenya ndakumenya ndagenda ntago ndi buve hano ngo ngende ndahari uragenda ntago urava hano turajyana
weho nande wonge nawe genda naho njya ndakubwiye ngo genda mu izina rya Yesu ariko buretse gake mundekure nike Uwiteka Mana ishobora byose manura umuriro rwawe rw'imbaraga mutwikire kwirukanka avanga mu izina rya Yesu reka imbaraga zawe zize zitwikire abazimu kwiruka ngaho genda ngaho irukanka niba ufite amaguru go kwirukanka mwa bakobwa mwe namwe mbabwire we mva shanga Imana ibohore